Amakuru ubu agezweho aravuga ko umutwe wa M23 ubu ngubu ari bo barimo kugenzura umupaka wa Rusizi imbere ku ruhande rwa DRC. Ubu rwose ingabo za M23 nibo barimo kugenzura umupaka wa Rusizi ya mbere ku ruhande rwa DRC. Rwose nyangabo magenda mureba aho urukundo rwose abasore bihagariye rwose bari free rwose, urabona ko bafite confidence, urabona ko rwose bifite icyizere. Rwose umupaka barimo baragenda ibintu babikurikirana babishyira ku murongo neza cyane seriously, kandi rwose biteye ibyishimo kuri bo. Urabona rwose akanyamuneza niko rwose ni ibintu birimo kugenda biryohera abantu hirya no hino, nyuma yo gukubita inshuro ingabo za Wazalendo, FARDC ndetse n'abarundi bagahunga. Ubu ingabo za M23 zamaze kwigarura ibice bimwe na bimwe byo muri Kongo, twavuga Goma yo bayibitseho rwose, iyo bayimaranye iminsi bashyizeho n'ubuyobozi. Ubu tuvugana Bukavu barayifite neza cyane, aho bafashe ikibuga cya Kavumu bagifite mu biganza rwose. Inkuru gusa muri iki gitondo zisohotse zivuga ko ngo FARDC ngo yaba yongeye kugaruka ngo hafi aho ngaho Bukavu, ariko M23 nta kintu bari babitangazaho ku bijyanye n'uko ingabo za FARDC Wazalendo n'abarundi baba bagarutse. Ariko gusa amakuru ahari yizewe n'uko M23 ariyo ifite Bukavu ndetse n'ikibuga cya Kavumu. Mu bigaragara nibo bagifite ubu ngubu, waba wenda wa FARDC Wazalendo cyangwa se umurundi waba hari yaba ari nk'umwe kwijana, kandi nawe sinzi ko buri bwire akiri hafi aho ngaho. Ubwo hari ni kwa kundi ngo badapfira gusha, ariko n'ubundi abenshi bamaze guhunga. uwo n'uwabuze aho ahungira, njye niko mbibona. Urimo agenda rwose wirebera abahungu rwose na kamarare bariryoheye cyane. Umupaka wa Rusizi barawufite neza cyane, ngira ngo bagenda bareba amakamyo nibo barimo kugenzura ibisohoka n'ibyinjira. Mu bigaragara rwose bahagaze mu rugamba rwose, barumereye nabi cyane, ari nako bamerewe neza ku ruhande rwabo nk'abantu barimo kurwanira uburenganzira bwabo. Ahangaha rwose gupfa ntacyo kibabwiye, kuko n'ubundi babikora batabikora baricwa. ni ukuvuga ngo gupfa ntago babitinya, ni nayo mpamvu bafite intsinzi bagenda batsinda hirya no hino aho bagiye bafata hose. Urareba rwose uko ibyishimo ari ibyishimo, barimo kugenda bashimirwa ndetse banahabwa icyubahiro. Urabona rwose ibintu n'umutekano w'abaturage babisanzuyeho. Urabona nkangaha nko kuri iyi foto rwose urabona ko uyu mukobwa arishimye cyane, n'umusore kandi aramwereka ko ibintu ari tambalale. Kubona umusirikare nk'uyu rwose yasetse biba ari byiza cyane. Ni ukuvuga ngo ibintu n'umutekano hirya no hino muri Kongo, aho M23 igeze umutekano, amahoro nabyo byahasesekaye. Mu bigaragara rwose barishimye baranezerewe, ngira ngo urirebera hano ku mupaka nibo rwose bawufite mu biganza byabo. Ahangaha iri ni ishoti rikomeye cyane, barimo gukubita FARDC Wazalendo ndetse n'abarundi bishoye mu byo batazi. Gusa umurundi arimo arakubitwa inshuro. Kandi ikindi ndimo tuvuga nuko abarundi nabo batangiye kwataka perezida wabo General Neva. Perezida Neva amaze kwatakwa n'abaturage b'indongera bati kura abana bacu Kongo bareke gupfa nk'urwimbwa, bareke gupfira ubusa. Ese barahanganira y'iki ko nawe ubwawe utishoboye waretse koshya abana ubashora muri kiriya gihugu barimo kwicwa nk'isazi? Rwose wagerageza ukadukwira y'abana bakongera baka mu gihugu cyabo. ni ukuvuga ngo perezida Neva atageze icyo akora mu maguru mashya, nawe araza kumererwa nabi nk'uko uwa South Africa nawe yamerewe nabi. bambwira ati kurayo abasirikare, kurayo abana b'igihugu, bareke gupfira mu nyungu zawe bwite. Yes, murakoze cyane. Kugira ngo tujye tubona ibintu bitandukanye, kwa subscribe kuri channel My Name is Totsinze wawe. Reka tugaruke.